Reka ngusuhuze nkwifurize n'ibihe byiza wowe dukomeje kubana kuri General Knowledge Infotainment. General Knowledge Infotainment rero ikugezaho amakuru atandukanye yaba mu buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu munsi reka tugume mu buzima turebere hamwe uko twabungabunga ubwonko bwacu kuko ubwonko ari igice cy'ingenzi. Ese wari uzi ko burya bugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi kandi buri kimwe kigira akamaro kacyo kihariye? Ese waba uzi icyo wakora kugira ngo ububungabunge? Ndakurarikira kubana natwe muri iki kiganiro. Ubwonko ni igice cy'umubiri w'umuntu, akaba ari nacyo gice kiwugenzura wose uko wakabaye. Bivuze ko buramutse bugize ikibazo n'ibindi bice bigize umubiri biba bitakibashije gukora neza. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi ku bwonko, twifashishije ubushakashatsi bwa Dr. Jay Gied, umuhanga mu bijyanye n'ubwonko mu kigo cy'ubuzima bwo mu mutwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We nabo bari kumwe batahuye byinshi ku mikorere yabwo. Nubwo ubwonko bwacu buri mu mutwe, ntaho buhurira n'amagufa agize umutwe kuko bukikijwe n'amatembabuzi azwi nka cerebrospinal fluid. Ubwonko bugabanijemo ibice bitatu by'ingenzi ari byo cerebellum ndetse na brainstem. Cerebellum nicyo gice kinini cy'ubwonko, kigizwe n'uduce tubiri, igice cy'iburyo n'igice cy'ibumoso. Iki gice gikora imirimo yo ku rwego rwo hejuru irimo kureba, kumva, kuvuga, gutekereza, kumva amarangamutima, kwiga ndetse no kugenzura neza imikorere y'ingingo. Cerebellum yo ni igice giherereye munsi ya cerebellum. Umurimo wacyo ni uguhuza imikorere y'imitsi n'ingingo, kubungabunga uburyo umuntu yicara cyangwa se ahagararamo. Iki gice gikora nk'umuhuza hagati ya cerebellum ndetse na cerebellum n'umurongo w'imitsi y'umugongo. Gikora imirimo yose yihutirwa nko guhumeka, gutera k'umutima, kugenzura ubushyuhe bw'umubiri, igogora, kwitsamura, gukorora, kuruka ndetse no kumira. Muri rusange aba bashakashatsi batunguwe no kubona ubwonko ko bugizwe n'ibice bibiri by'ingenzi ari byo igice cy'ibumoso n'icy'iburyo. Ariko igitangaje ni uko igice cy'iburyo kiyobora ibice by'umubiri by'ibumoso, naho igice cy'ibumoso kikayobora ibice by'umubiri by'iburyo. Ubwonko nibwo bufite agace gashinzwe buri kimwe cyose cyabaye ku muntu, maze bukabibika ahantu, ari nayo mpamvu umuntu yibuka byinshi byamubayeho. Aka gace kitwa hippocampus. Ubwonko bufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye kandi mu gihe kimwe, ari nayo mpamvu umuntu ashobora kwandika ari no kuririmba bigakunda. Aba bahanga bagaragaza ko ubwonko ari urugingo rutangaje kuko nk'iyo umuntu ababaye abibwirwa nabwo, ariko burya bwo ngo butajya bubabara. Ikindi kandi burya ngo impamvu ituma umuntu atakwikirigita ngo aseke ni uko ubwonko buba bwamaze kumubwira ko ari we ubwe uri kubyikorera. Abashakashatsi ku bijyanye n'imikorere y'umubiri w'umuntu bagaragaza ko nubwo ibintu hafi ya byose tubikora iyo turi maso, ariko ubwonko bwo bukora cyane nijoro kurenza ku manywa, ndetse ari nabwo ibitekerezo bizima biza. Ari nayo mpamvu bavuga ko abantu bafite ubwenge bwinshi cyane bakunze kurota cyane kuruta abandi. Niba rero ushaka gufata neza ubwonko bwawe cyangwa se ubw'abawe, ihate kurya ibikomoka ku mafi kuko byiganjemo ibinure byiza bya omega 3, ndetse unihate gufata ibirimo calcium nk'uko scientificamerican.com ibitangaza. Ubwonko bw'umuntu bukenera kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo buzakomeze kugira imikorere myiza mu gihe umuntu azaba ageze mu zabukuru. Ubushakashatsi dusanga ku rubuga passport.net bugaragaza ko hari bimwe mu bibangamira ubuzima bwiza bw'ubwonko n'ibyakorwa kugira ngo bumererwe neza. Bimwe mu byo usabwa gukora kugira ngo ubungabunge neza ubuzima bw'ubwonko bwawe harimo kubukoresha. Kugira ngo ubwonko bubashe kugira ubuzima bwiza bukenera kugira ibyo buhugiraho, occupation no gutozwa. Ibyo rero ubwonko buhugiraho bigomba guhindagurika kuko bwanga ibintu bihora ari bimwe bidahinduka. Ibyo bita routine mu ndimi z'amahanga, ngo biba byiza cyane guhora umuntu ahindagura ibyo akora. Rimwe na rimwe akumva umuziki, ubundi agakora siporo zitandukanye, agateka, agasoma ibitabo n'ibindi bitandukanye. Icya kabiri ni ukurya indyo yuzuye. Ubuzima bwiza bw'ubwonko bw'umuntu bushingira ahanini ku byo arya ndetse n'ibyo anywa. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko amafunguro meza ku buzima bw'ubwonko ari atifitemo amavuta menshi, ahubwo ari akize kuri za antioxida, harimo imbuto, imboga, amafi, inyama z'umweru ndetse n'ibindi. Ibyo ngo bifasha kubaho neza kandi by'igihe kirekire by'ubwonko. Icya gatatu ni ugukunda kwiyitaho muri rusange kuko bifasha ubwonko kugira ubuzima bwiza. Gukunda kwiyitaho no kwita ku buzima muri rusange bifasha ubwonko kugira ubuzima bwiza kuko budashobora kugira ubuzima bwiza mu gihe umubiri muri rusange utamerewe neza. Indwara zihungabanya ubuzima ni nazo zigira ingaruka ku bwonko, harimo za diyabete, kugira ibinure byinshi bibi, ibi bizwi nka cholesterol mbi, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije n'ibindi.
icya kane ni ukwiyibagiza no kwirinda umujagararo cyangwa se stress. Abantu benshi ntibabyitaho ariko burya ngo ibibazo byinshi bihungabanya ubwonko bituruka kuri stress, harimo kwibagirwa cyane, kudashobora kwita ku bintu cyangwa se kubikurikirana. Ibyo kandi ngo ahanini bikaba biterwa n'uko umuntu akunda kujagarara. Niba rero ushaka kuvura ubwonko bwawe, fata igihe cyo kwiyorohereza, uhumeke neza, uruhuke ndetse wumve utuje. Icya gatanu ni ukugira imibanire myiza n'abandi no kutigunga. Gusabana n'abandi ni ingenzi cyane mu gufata neza ubwonko, kuko gusabana no kutigunga ni kimwe mu by'abaganga bagiramo inama abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso by'indwara y'ubwonko ya Alzheimer, iyi yo kwibagirwa cyane. Irungu no kuba umuntu akunze kuba ari wenyine ni umwanzi ukomeye cyane ku buzima bwiza bw'ubwonko. Icya gatandatu bavuga ni ukutaguma ahantu hamwe umwanya munini. Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima bahora bakangurira abantu gukora siporo kuko ari ipfundo ry'ubuzima bwiza, yaba iyo kugenda n'amaguru, kwiruka, ikorerwa mu nzu n'izindi. Iyo umuntu ahurije hamwe siporo no gusabana n'abandi kandi ntahure mu bintu bimwe bidahinduka, bigirira neza ubuzima bwe bw'ubwonko. Inama ya karindwi ugirwa mu rwego rwo gufata neza ubwonko bwawe ni ukwita ku buzima bwiza bw'amara yawe, kuko afatwa nk'ubwonko bwa kabiri. Bivugwa ko amara y'abantu ari ubwonko bwa kabiri, bivuze ko kugira ubuzima bwiza bw'amara binyuze mu kurya indyo iboneye, bikagira akamaro no ku buzima bwiza bw'ubwonko. Inama ya munani ni ukureka kunywa ibinini bisinziriza. Nta mpamvu yo gusinziriza ubwonko, kuko ibinini bisinziriza ubwonko bibuza imitsi y'ubwonko gukora neza. Ku bantu bagira ibibazo byo kubura ibitotsi, bashaka ibindi bibafasha bitari ukunywa ibinini. Inama ya 9 ni imyitozo. Ku myaka yose umuntu yaba arimo, ni ngombwa ko akoresha ubwonko imyitozo bijyana no guhora hari icyo abukoresha, nko gukoresha abana imikoro yo mu rugo n'ibindi bikorwa bifasha ubwonko gukomeza gukora. Inama ya 10 no kwishimira ubuzima. Nubwo umuntu yaba ageze mu zabukuru yumva atakiryohewe n'ubuzima nk'uko byari bimeze agifite imyaka 20, abahanga bavuga ko nta mpamvu yo kwicara mu ntebe ngo atekereze ko imyaka itambuka gusa, ahubwo ni byiza gutembera no gukora ibindi bikorwa kuko bigira umumaro mu kurinda no gukumira ibibazo byibasira ubwonko, cyane cyane iyo abantu bageze mu zabukuru. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Ndagushishikariza gukomeza gusangiza abandi ubumenyi ukura kuri General Knowledge Infotainment, ukora share ndetse na subscribe.